se edit koko uyu muntu nk'editingiye kano kantu yakeditinze neza we ya nibyo izina rya Yesu. Invitation icyo we invitation nyine sakubye ko ndi gutegura se ibirori byo kwerekana umwana babivuze kuri ngabo kwakira umwana sha yego pe babivuze kuri ngabo bajya gusara barabanza bakitoza ikeze iyi myitozo yawe urabona izaguhira ubaye iki wowe ibirori byo kwakira umwana cyane ajya sibyo mwita ngo ni za baby shower bari n'undi abasore bari abakera aha abasore bubu batekereza na baby shower kiri gutari se w'umwana sha nese se umwana ategura baby shower byagenze bite kandi umwana afite nyina none se mu gihe nyina atabyitayo niba udakiyaringa ku mwana ngenda mukiyaringa ise ako rero nta hantu biba bitangarije uwo nguwo wirirwa witase aba yiriwe imihanda yirukanka iyo ngiyo utazi ibyo arimo sha ntabwo nzongera kukurenganya cyangwa nongere kukubara mu bagabo ubu ngiye kujya nkubara mu bagore bagenzi banjye niba ugeze aho utegura ama baby shower birakureba ejo ndi bazagukora na bridal shower birakureba akora umwana kuko ahubwo nzatumire bande we runaka se burana nababwira shakisha abasazi bagenzi bawe hera kuri King wa Munywata bujye wirirwa uririmba hano King uzugira ngo hano yahagera King amafaranga afite rega ntabwo ari umuntu wo kuzanga si ikibazo cy'amafaranga hano turasenga hari umwuka wera hari amaraso Yesu Kristo hatwikiriye abo basazi bawe n'abanywa iyo Mana musenga rero itarabereka ko itarigeze ituma munabyara none n'umwana w'abandi wabonetse mukamushaka kumwiyitirira Christian uzi ko Imana ishobora kuba ari we yari yaracishijemo umugisha wa Ben mukuru wawe ukaba uri kuwurwanya usubiza inyuma njye ndi nyina ese amateka ya Gahini na Abeli ntabwo yazi hamwe yarapfuye nyine biragenda birarangira ndarakura rero twakomotseho none si wapfuye nanjye nkikureza uko Gahini na Abeli batigeze bumvikana ngo babeho mu buzima bwiza ni nako Christian na Ben batari kumvikana ngo babeho mu buzima bwiza kandi se bayazana ni wowe kubera ko Ben ari umugabo wawe niyo mpamvu umuvugira kuki se ikibazo ataba Ben nzamuvugira iteka kuko ni umugabo mwiza ndamukunda atekereza nk'abagabo ahubwo ngiye nyibwirira nta bantu ababaza nyibwirira aka invitation wakohereza muri ya groupe y'urusengero rwanyu ntabwo twazabona abantu bagira n'utuntu batwerera si byo se wamugane mu rusengero rwacu se habamo abasazi iki gikorwa se gikorwa n'abasazi yes ni nawe wa mbere niwe musore wa mbere ugiye gukora baby shower none reka mubwiye baby shower nawe uyigiyemo ubishizemo ubushake nawe wabijyamo impamvu ndi kubikora gutya nuko mbamo n'abajya ngo ntubyitaye barumva nk'ubabariye disi kuno buvuga kuno butekereza nuko ubwenge bwawe buri munsi buhora ubwicayeho biba bitangaje ibyo narabimenyereye byo kuzajya usebya gutyo uko bishakiye ngese ndi umugabo wawe utabyara naba na Ben ntabyara reka atekereza kigabo afite umutima ibyo avuga n'ibyo akora biba bimuvuye ku mutima ariko wowe haba ibyo uvuga haba ibyo ukora bituruka ku mpyiko n'impyiko zirarengana wagira ngo ukoresha umwijima dore ko ukora ibibi gusa kamwiyorere Christian abanyarwanda bajya bavuga ngo useka neza n'useka nyuma utu tuntu twose uba wikoreshwa hanganga uri gutesha abantu umutwe hari igihe bizakugaruka reka mabwire rero buriya sinzi impamvu abantu mutajya mwumva wese kuki utarifata nawe wishire mu mwanya wanjye wowe wabaye iki ushaka ko wishyira mu mwanya nyine ndi kukubaza yaza ko uri Christian wowe uyu Christian ubona hangaha ukabona amaraso yawe hari umuntu ushaka kuyiyitirira induru yo kuyiyitirira uwo nguwo wita umugabo wawe mujya kubikora ntabwo mwabyumvikanyeho yagufashe ku ngufu nakubwiye ko yakujyanye kwa muganga ku mbaraga byose byari bifite impamvu kandi iyo mpamvu rero mugomba kwishyurira hari igihe bitazaguhira rero ubipange ubizi okay nari bereka tubigihe nge nta kibazo nge mfite icy'ingenzi ni uko dufite ukuntu tuzabikemura uko biri kose umwana arahari sawa komeza utegure DNA test irahari so nge nta bwoba mfite ariko ntabwo uzi ukuntu Imana ari nziza ishobora kuzakumpimira ugasanga uri kuruhira ubusa nimukitwaza Imana shaba bahora mu nsengero tuzi ibyo mukora mwitishwe Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo abavuga ati mwami mwami si boki
iryo jambo urarizi? ndarizi. Okay. Ikindi utazi, Imana ica mu bantu muri iyi si na Satani igakorera mu bantu. Rero wowe Satani yaragiye akwarikamo aragukoresha, uramwemerera kwigaraguramo, nyine utubera ikigeragezo. Okay, naribi. Iyo Satani uri kuvuga ari n'igihe wasanga iri muri reka nkuvi iruhande ndumva ngira akenshi. Watinze. Sometimes unantera umujinya. Tumuka wavumbiwe. Wenda mpumeke. Kanu karitswemo na Satani kuzuye ubugome gusa. Baby shower. Wari bwabona ari umuhungu uvuga baby shower mu kanwa ki? Sibyo we wasaze. Siki. Ase Enoch. Wambwiye ngo urashaka kuza kundeba ni cyo kibazo gihari? Christian. Hazo meze neza. Meze neza nta kibazo. Amafaranga ntabwo wayabonye? Kuyabona ni kimwe n'akazi wampaye n'ikindi. Mani para ntuza kuza kunesha umutwe. Aha amafaranga nayakuye ahantu kure pe. Amafaranga kugira nyabone yarangoye. Rero uzankorera ibintu nkuko wabinyemereye. Gukora ni kimwe. Mugabo kibazo ko kiraba. Iki? Jojo se. Jojo so gutwaye iki? Ubu ngubu agiye kumenya ko dosiye yewe nagize yanire. Bizogenda gute? Nusinye nakubwiye ngo yigiranire. Kira nakubwiye ati umpereza amakuru yiwe. Ubundi uzanagenda umubwire ko ibyo wamusezeranyije byose bidashoboka kuko ibimenyetso mbizi. Kandi ngiye mfite ibimenyetso bizamutsinda. Kumutsinda ni kimwe. None se aramutse abimenye bizogenda wazi ko bizogira ikibazo jewe na wewe yabimenye atese reka nkubwire mani wowe uzagende ushake n'ibyemezo ariya ajya nihe bakora ibyemezo mu biryogo Christian ndafise akantu kakameze ukuntu mani reka ibyo bintu nge naguhaye amafaranga kandi waranyemere ko ugomba kumfasha sibyo rero ibintu byo kwizanishwa by'ubwoba ngo sinzi ngo ibiki yego ndabizwa ndi gukoresha ibyaha pe by'impapuro gukoresha impapuro mpimbano ibyo byose ni ibyaha ndi kugukoresha ariko mani nawe ujye umenya ko uri umunyamategeko wamenya no uko uyazi wanamenya no kuyakwepa ntagufate kubikora nzobikora mugo bimenye ko aramutse abimenye cyande gikomanga cyo cyo ndi muri mudu mbisi njya mbura n'ibinyinjiri ninde karibu Sista bite Patri nuri gukomanga nk'utabaye ese kumpamagaraga cyane byagenze gute Shawura natabaye reka nkubisukura mfite umutima mubi mfite umushiha mfite umuna byagenze bite sista mva mubwizukuri nta kindi cyabaye n'ubundi ni ryashyano ry'umuhungu harya umuhungu yitwa ishyano ni kagashinze ngo ni Christian nako cya kigoryi harya umuhungu nta muhungu w'inshinzi wawe Christian ntakubeshye noneho bigeze bimaze kundenga Patri reka mubwizukuri nta bushobozi mfite bwo gukora ikibi ariko Christian ndumva atangiye kumpatiriza gukora ikintu kibi noneho bimaze kundenga bimaze kuba byinshi Christian ntiyumva ntanashoboka arambangamiye pe noneho bigeze nyine ubufasha bwawe ese umugabo ari hehe Beni nawe uhari ari hehe sinzi ahari gusa Christian niwe wari uri ahangaha mbonye aturumbuka agenda niko guhita nguhamagara sista nakubwiye ngo umi wanyu wisitamo urushako nakubwiye abagabo b'iki gihe umva kandi icyo mpfa nawe ugiye guhuza n'ibidahura ntabwo ufite sista n'abagabo ufite abagabo benshi kandi abagabo ufite niba ntabwo barimo nta kibazo cy'umugabo mfite Ben arankunda Ben anyitaho Ben ankorera buri kimwe cyose ahubwo dufite ikigeragezo cya murumuna we navuga ko ari amahitamo mabi y'umuntu wo gushakaho umwana twageze ariko Ben nta kibazo cye yibereye muri gahunda ze azi ko ntekanye azi ko meze neza ntago azi ko Christian mbangamiye
ntabwo nyine abizi ko mbangamiye bigeze aha ngaha kandi wibuke ko ari muri umuntu wari amaraso ye ntabwo ibyo nkubwira byose uko nkwigiraho ntabwo ariko namwigiraho so nyine ubufasha bwawe mbwira ikintu uri bukore pe yagutwara igirambo bibiri uzi ko amategeko iyo uciye ikintu imbere urazwe nyine rero nawe nawe ifo tubifashamo tubifashanya oya uko biri kose njye ntabwo nanjye nzagutererana sibyo ntabwo nagusabye ibintu bikomeye sibyo ntabwo nagusabye ibintu bikomeye wowe ibyo wasezeranije ibyo uzankorera siko bimeze ahandi se ahandi umeze gute kimeze neza niyo kimeze wazira neza amafaranga yabonye aje kuyabona se ni ubwa mbere mbonye umuntu wemera ko yabonye amafaranga nari yabonye pe wayaguye cyane pe kari akazi kabanza gakora neza oya ngende atari kukubaza amadida uzavuga amafaranga naguhaye miliyoni imwe uri buze ukarya icyumweru kimwe zikazirarangira nari mfite ibintu byinshi byo gukora niyo mpamvu nyine nawe ndi kukubwira ko utari buyatindane wumva amafaranga aje sino nawe umeze neza ndibatse njye nakumera neza njye nzamera neza ariko byibura umwana wanjye yavutse ikindi kandi nzongera kumera neza byibura na dosiye imeze neza ibi by'amadosiye si uhari nicyo kibazo kireka none mpinduka nawe yasize kwibuka ntabona ibindi byose ntabwo wabwira narakwemerera nzabikora really yego mari asigaye rero yego umugabo ari kumuhatiriza gukuramo inda ngo sinzi iki n'ibiki ya ibi ngibyo rero ushaka kugira gute kuza kwibanda muhangane na gute urabizi ko mu muryango wacu nta wundi muntu uzi ikibazo mfite murabizi kwiki akupatira warasaze cyemba mbona unakuriye ubusa ubwo ibyo ni ibintu najya kubwira mama ngo inda ntwite ngo niyamure umuntu w'umugabo wanjye yampitana nta muntu n'umwe uzi ibyo bintu kereka iranjajwe ngo ni Christian nitangiye kujya yivugavuga bivuga nyine mfite ubwoba ko bizagera ku bantu bose ariko nta muntu n'umwe ubizi sisi ndagufasha ni wowe nyine wizeye ariko turya muyobozi kuko nicyo gisubizo navuga umusaza wawe sibyo nta by'ubuyobozi burekeye ntacyo gitifu yatumarira ntacyo meya yatumarira ahubwo uwo muavoka dutanga ikirego nzamuregera hese bana Ben none haza aho yari kibya Ben simbyitayeho Christian ngoma guhangana nawe kereka nk'ubu wampa nk'ubushobozi ukagafata ukakajwigiriza nkakara gatwe ke katumvuka gakubita nko ku gikuta ukamuha nkagasopo ukamutiva kuri mushiki wanjye ariko n'ubundi Christian ari hehe numbazi yatumukiye wakageretse nkwereka nziyo kagiye se kasohotse kagiye nta kari hano mana we siza tuza sibyo ndi kumva nta gutuza mfite none urugo rwandambiye ku buryo numva nanagenze none se ugiye kwemera ko umwana ari uwanjye ahantu umwanga twihishe cyangwa bimeze bite ko umamagaje ahantu se bibi Christian kumva kuki udakunda ibintu byoroshye mu buzima nibihe se n'ibiki bitoroshye ko byose byoroshye wowe kuki ukunda gushaka gukomeza ibintu bitari ngombwa gukomeza gute se njye ntabwo kugezana n'ubu sindumva ngiye ikibazo gihari ikibazo gihari ni uko wiyemeje kunsenyera tu uko byagenda kose niba ari umugore wawe ushaka ko umugore wawe wamugumana Ben umugore wawe wamugumana icyo nshaka just nuko wemera ko umwana ari uwanjye buriya rero hari igihe njya ngiramo akantu ko koroshya ibintu hakaba n'igihe bibaye ngombwa bikomeza sibyo it's up to you nubikomeza bikagukomerana I don't care what the fuck Christian Ben imbunda niba hari ikintu ndambiwe
naneguye harassment yawe. genda gake Urumva? Nibiba ngombwa dushobora kubirangiriza hano. utekereza ko imbunda nyine uratekereza ko imbunda yawe ubwoba se mama pastor ndagusabye ni uko nsengere pe usengere ni ikigeragezo wumva ngo ndahangayitse oya umwana we mu nda nta kibazo mubebe arakina rero mba bari kuvuga bino bintu pe umeze nk'ikintu kiri aho ngaho gusa kitazi ibyo kirimo uterwa wabanje ukaza umugore wawe akakubwira ukuri kwinshi azi wowe utazi uzi ibintu madamu wawe abitse biri amabanga ari hagati yanyu na ese uratekereza ari kubera iki numva ntashaka kuva ari Amabanga ari hagati yawe n'umugore wanjye. Allah akbar kandi ugasanga ngo murakundana nta kintu arakubwira uraho then ukaba wumva waza unera ubwoba n'imbunda nyica ndasa ndasa ni wowe wumva uri tayari ndasa Hagati yawe n'umugore wanjye hari ibibaye amabanga. ninjye bikubwira simuzi mukundana se kintu mbwira bikubwira anyway niba ari ibingibi barumamagaye ahangaha ndumva ngende sibyo kundakariza agiye gusoma ari ibintu bituma mbamagarana n'umugabo utabyara yo naramwica ntabwo bafite umutima umeze neza sawa reka ndakuvugisha mu kanya mama pastor sheri kureba nk'inka yica bite Ndashaka kubaza ikibazo kimwe cyoroshye kandi ubwiza ukuri gace hirya duce hino. Sibyo? Ndashaka kumenya utuntu turi hagati yawe na Christian tumuha imbaraga zo kunyishongora no kusuzugura uko biboneye. kwiki Ndashaka kumenya confidence azikura he zo kumbwira ko wowe nawe hari ibyo muziranyeho njyewe ntazi. shotoza nkubwiza ukuri maze igihe kinini kitari gito pe igihe kinini ndwana n'umutima maze igihe mpishira Christian urabizi imiryango hari igihe igirana ibibazo bakitwaza abagore Christian yagiye akora amakosa menshi cyane Yamuhishabe mu nzu yanjye nanone. no Yazanye indaya. ntabwo ari ibyo Yakoze iki? cyagiye mbere yuko umwirukana bwa mbere akiba hano urabizi ko twamufataga nk'umwana mu rugo tumwifuriza iterambere n'ubuzima bwiza Christian yatangiye kumenyera kugeza ubwo nkanguka nsanga ashaka kumfata ku ngufu niyo mpamvu nirarakaye ndavuga ngo simushaka muri iyi nzu Christian yinjira muri iki cyumba narakangutse nzi ngo ni uri hano nsanga ari hano ari gukoramo imyenda niyo mpamvu cyagiye narakaye nkubwira ko nashaka ko aguma hano ngusaba kumwirukana urankundira uramwirukana namuhishiriye atari uko ibyo yakoze mbishyigikiye ahubwo nangaga ko hari urwango rwaza hagati yawe nawe yes aho dufatiye ingamba rero zo kugira ngo aze wenda abe ari we ducishaho inzira yo kuba twabona umwana we yishimiye kuba agarutse anagambirira kunyihimuraho niyo mpamvu kenshi mu mvugo zanjye nagusabaga ko Christian ava mu rugo wowe ntubibona ntubiha agaciro ndetse n'imyitwarire ye mibi itabagihwitse ukarenzaho ukabona ko nta kibazo si uko nangaga kuguha raporo y'ibyo yakoze kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ahubwo n'ubundi namuhishiraga atari uko mbikunze ari ukugira ngo nyine imiryango itazashwana cyangwa se hakagira ikintu kibi umukoraho binyurutseho icyo ntabwo ari cyo kibazo
nguteze amatwi. ikirenze ibyo byose urabibona ko kuva ntwita imyitwarire yahindutse yigize nk'aho ari papa w'umwana. ubu rero hagezweho ko yumva ko ugomba no kugusimbura muri ubu rugo. ejo bundi nari mfite intege nke ndyamye, niba yarampaye ibiyobyabwenge, niba yarampaye iki sinzi icyo yakoresheje, ntabwo nakangutse asaba amfasha kumufa. nakangutse ari ku gitanda hano nambaye ubusa, nawe ari gufunga ishati yambara ibyambara. ngize ngo ndanamubwira nti noneho ndabwira Ben ibyo wakoze kuko aya mahano sinayihanganira. antera ubwoba avuga ko umwana we nzamubura, azajya kuregiriza akavuga ibiki, ko umurenge wose ugiye kumenya ko utabyara ari we wateye inda. donc Christian, nagerageje no kukubwira ko namushaka impamvu yagufasha ku ngufu. ntabwo navuga ko yamfashe ku ngufu sheri kuko ndi mukuru, ahubwo sinzi niba yarakoresheje ibiyobyabwenge. njyewe ndyamye nakangutse nsanga amvuyeho. Christian! Ben, banza wumve nyine soze. Ben itonde. ibi nibyo nangaga Ben. ndakuzi uburakari bwawe n'umujinya wawe. iki nicyo cyatumye mpishira Christian. ariko we ntabwo yabihaye agaciro ngo abone ko byibuza nshaka kuba umugore mwiza muri uyu muryango ngo ntimumarane. Kuki utambwiye bitangira kuba? Kuki utambwiye inshuro ya mbere ko n'iya kabiri itagombaga kuba? Ben, nari nzi ko Christian azisubiraho, nari nzi ko azikosora, nari nzi ko azageraho akiyubaha akavuga uti byibuze ubwo Jojo ari kumpishira ntacyo mfana nawe, reka nanjye basi niha akabanga. ntabwo nari nzi ko azaba nk'ikigoryi mu mutwe we. Donc byabaye ingeso? Ingeso ipfa nyirayapfuye. nari mbizwa nimbibwira Ben hazavuga ikintu. Christian urizize pe, amaraso yawe sinzayabazwa.